Hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara abaturage baratabariza umugabo wasambanyije inka kugeza izi saha igitsina cyiwe kikaba cyarabyimbye kugeza amagingo aya ngaya yagiye kwivuza na hantu atigize ajya ariko kugeza izi saha igitsina cye kiracyabyimbye dore yuko gisigaye kivamo ibintu bisa n'umweru bivuze ngo rero uyu mugabo arababaje kandi ateye agahinda ingaruka zo gusambanya inka zimukozeho no kuvuga ngo uyu mugabo yagiye kunyara arababara agataka akarira agatabaza nk'urwaye imitezi abaturage bo baramutabariza kugira ngo ajye kwivuza muca amafaranga na 500 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo aze kwivuriza hano CHUB hano mu karere ka Huye hano Tumba niho CHUB iherereye imbere y'ikigo cya University y'u Rwanda niho iyi CHUB niho iherereye rero uyu mugabo bamuciye amafaranga na 500 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo babashe kuba bamuvura kugeza izi saha uyu mugabo avuga yuko no kurya ari ikibazo umugore wiwe ahinganya kabyizi y'amafaranga 1,200 y'amafaranga y'u Rwanda akaza akagurira ibijumba abana akagura n'udushyimbo abana bakarya rero kandi we kugeza izi saha nta kintu yikorera bitewe n'iki kibazo yahuye nacyo cyo kubyimba igitsina ariko abaturage bavuga yuko uyu mugabo niwe wabyiteye yari umushumba akora mu ifamu aza gusambanya inka na kamera zirabibona uyu mugabo rero birangira bamwirukanye mu ifamu haciye icyumweru kimwe cya kabiri igitsina gitangira kubyimba ajya kwa muganga arivuza biranga mu kubita transfer biranga nibwo rero kugeza izi saha transferi we yakoze kugira ngo ajye kwivuza aratabaza rero inshuti n'abavandimwe agatabaza abagira neza yuko bamufasha kugira ngo abone uburyo ki ajya kwivuza abaturage bavuga yuko aya ngara amatakira ngo kuko ibingibi yabikoze nta muntu umuhatirije cyangwa yabikoze ari we ubishaka kubera ko impamvu abaturage bavuga ko yabikoze ari we ubishaka gufata ukajya gusambanya inka usize umugore mu nzu dore ko ngo uyu mugabo afite n'abana 3 akaba afite n'umugore bivuze ngo rero ni umuryango w'abantu 5 uyu mugabo rero yasize umugore we mu nzu ajya gusambanya inka dore ko yakoraga no mu ifamu mu gusambanya inka rero uyu mugabo asa kubyimba igitsina noneho boss wiwe akimara kubona yuko yasambanyije inka yahise amwirukana mu ifamu atamuteje abantu nk'uko kamera ibigaragaza uyu mugabo rero mu kubyimba igitsina ajya kwa muganga arabeshya avuga yuko igitsina kibyimbishije nibwo bamuvuraga rero batazi ikintu arwaye avuga yuko ari igitsina bitewe nuko ibisubizo byo kwa muganga byasohotse bavuga yuko iyi ndwara uyu mugabo arwaye idasanzwe nimba ari yizanye uyu mugabo amuhereze akato k'icyumweru cyose ari ahantu ha wenyine ni mu gihe umugabo ukora mu ino famu yumvishe iyo nkuru yuko umugabo nyine bakoranaga mu iyo famu yumvise inkuru yuko mugenzi we yabyimbye igitsina aza kwibuka yuko mugenzi we yasambanyije inka nibwo yagiye kubivuga kugira ngo ajye kwivuza amazi yarenze inkombe avugisha ukuri none avuga yuko yasambanyije inka batazi ikintu arwaye kivuga gutyo wese bamuhereza kato k'icyumweru cyose bari kwiga ku ndwara ye baza kumusezerera byorohewe ariko kugira ngo akorerwe surgery cyangwa bamubage birasaba amafaranga 500 by'amafaranga y'u Rwanda no mpamvu uyu mugabo rero ari gutabaza asaba abagira neza ko bamufasha reka abaturage bavuga yuko uyu mugabo adakwiye gufashwa kubera ko ibintu yakoze ni icyaha cy'indengakamere byonyine no gusambanya inyamaswa ikintu kitavuga buriya ntacyo ni ikindi cyaha ahubwo umugabo bamute muri yombi leta imuvuze bamute muri yombi nibarangiza kumuvuza kubera ko kugeza amagingo yangana n'umuturage ushobora kumugirira umuhe bitewe n'ibyo yakoze umuntu ugiye kumva ngo yasambanyije inka ntago wamufasha ko byagenda kose koko uwo muntu aba afite mu mutwe hazero cyangwa aba afite ubwenge butari sawa nimba umuntu w'umugabo akuramo igitsina kiwe agasambanya inka itungo rigenda ese buraramutse ateye inka inka yabyara umuntu rero ni amahano akomeye cyane umuryango w'uyu mugabo ndavuga umugore wiwe n'abana dore ko abana be ari bakuru bavuga yuko umugore avuga yuko umugabo wiwe yakoraga mu ifamu akorera amafaranga angana n'ibihumbi 60 by'amafaranga y'u Rwanda dore ko ngo boss we yanayamuheraga ku gihe uyu mugabo boss we yaramukundaga cyane yaramwizeraga akamusigira ifamu akamusigira abandi bashumba ari we ubayoboye agakama amata akajyana ku ikaragiro amafaranga akaza akayadeporeza boss nawe agakoramo amwe akabahemba uyu mugabo ni wahembwaga
amafaranga menshi mwino famu, ariko bosi akireba kuri kamera asanga uwo mugabo asambanya inka inshuro zirenga 5. Bosi agenda amufata ari gusambanya inka, ariko bosi yabibonaga kuri kamera, yarangiza akaza akegera uyu musore akamugira inama, akavuga yuko itungo ntago ari itungo ryo gusambanwa, akamubwiye kamuhereza n'agasopo akavuga ati nongera gusambanya inka nzagushyira ku karubanda, nzagutangaza. Uyu mugabo ntabyumve, ahubwo bwacya bukongera bugacya, akongera akaza agasambanya inka, bosi akabibona atitaye ngo hari kamera, kandi bosi yabanje kumwiyama. Ibi ngiro byatumye bosi agira umujinya aramwirukana. Aya ni amagambo y'umugore wiwe yivugiye, ariko avuga yuko habonetse umugiraneza yamufasha umugabo wiwe akabasha kuba yavurwa agakira. Koko arababaje, bavuga yuko umugabo ni ushobora gutunga urugo, umugabo ni ushobora gutunga abana aramutse afite akazi, ariko kugeza isa no kurya ni ikibazo. Umugore avuga yuko yingira amafaranga 1200 agakuramo icyo kurya tw'abana, za mituweli, ndetse agakuramo n'ibindi bigiye bitandukanye, amakayi n'ifomo. Bivuze ngo rero uyu mugore nawe arababaje cyane, koko avuga yuko ari maskini mu Giswahili. Maskini mu Kinyarwanda bisobanuye umukene, mu Giswahili nibyo bita maskini. Bivuze ngo rero ni maskini. Sasa msaidie huyu mtoto ni maskini. Ariko sasa reka mbanze mbabwire kino kintu kugira ngo mucyumve akantu ku kandi. Uyu mugabo ubuyobozi bukimara kumenya yuko yasambanyije inka, kuko yagiye kwaka ubufasha, yabanje ku mudugudu bamwohereza ku kagari. Ageze ku kagari asobanura uburyo ki byagenze. Gitifu cyumva yuko uyu mugabo yasambanyije inka, yahise agwa mu kantu. Yavuga ko igitsina cye cyabyimbye ku kigero cyo hejuru cyane. Gitifu yahise agwa mu kantu. Mu kugwa mu kantu rero Gitifu yarebye ariyumvira, aravuga ati genda tuzagusubiza. Kugeza isa rero ntago Gitifu aramusubiza nimba bari buze kumufasha, bakamuhereza amafaranga akivuza, cyangwa bari bumujyane ku kigo cya leta bakaba bamuvuza, bakamukora surgery, bakamubaga, bakareba yuko ibibyimba afite mu gitsina babibaga bikavamo. Kugeza izi saa abaturage bavuze yuko uwo mugabo navurwa ahita atabwa muri yombi, kugira ngo hatazagira undi mugabo ukinisha gusambanya inka nk'uko nguko bikamuviramo ingaruka, akarushya leta yirirwa yakubufasha, yirirwa girute, ariko ikibazo ari we wakiteje. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha.